Ngabana batanga ibihembo ku muhanzi ushobora kuzajya muri Tanzania no vanga. Brucemelody yaje gutwara igihembo cya Kisama. Igitangaza ni indirimbo ikunzwe. Ni umuhanga ga Brucemelody. Ni umuhanga Brucemelody. Anyway, Brucemelody gutwara igihembo ntago nge byantungura. Kuko ibihembo ubundi ni kuva mu kwa gatanu kugeza mu kwezi kwa 9. Kwezi kwa gatanu yaharimo indirimbo ya kungora, ntago ari ariko yari performingemo cyane, yasohoye indirimbo kwe n'aba Queen Chef, twongere asoramo indirimbo ari kumwe iyi ngiye nshyashya ya Catherine. Yafite club nyinshi cyane zitandukanye binatuma ari nabyo byamuzamuye nk'umuhanzi wa Sama. Imijama indirimbo agiye biraryoha urabibonye cyane pe cyane. Brucemelody ni umuhanga niwe. So rero nuko ko bigiye bihagaze muri rusange ari nako birumvikana ibikorwa bigiye bitandukanye muri Kisama bye bihagaze. Brucemelody muri rusange tugiye guducamo twihuta cyane muri yabeje ko umuhanzi cyangwa se wasama umuhanzi wasama naje gutwara iki gihembo. Ibihembo rero byatangwa kuri iyi nshuro harebwaga muri rusange aba producer beza, umuhanzi mwiza uzamutse mwiza ndetse n'indirimbo nziza. So kuri ubu ngubu rero umuhanzi wabaye mwiza nko tutubikubiye muri rusange ni Brucemelody, naho umuproducer cyangwa se best summer artist yabaye Brucemelody, naho indirimbo nziza y'impeshyi cyangwa se best summer song yaje bita indirimbo ya Comptoir ya Safi Madiba. Wallahi anyway abantu bazi kugenda bize cyane. So komeze muri fresh sana. Nanone best summer producer yaje kuba wita Medbeat cyangwa se Medbeat waje kuba umu best summer. Rero uyu nguyu ni Bob Pro cyane. Bob Pro ni Medbeat ndakeka ni Medbeat ni waje kuba azahangaha nyuma yuko rero gisupu indirimbo ya Shalina Nina bachena Nina Medina na The Ben bahanganaga na Brucemelody. Of course bamaze ko akosha Medina The Ben ko akomeje kwa kuruta inshuro twaje tuke n'ahandi hantu bamaze kutwa inshuro shaye ibintu byo tuzimwaka muri Afrima muri iOS bavuyemo muri Afrima naho taje twigaruke bavuyemo Kisama barakubiswe ibi bintu uyu mwaka umuntu hari unavuze akobundi Medina The Ben ubundi ahantu bamaze kugera ko hahagije ko tuhabashimiye baretse guhanganira ibihembo n'abandi ariko ko atari uguhangana ibi bintu Brucemelody barekeye ariko shani bavuga ko ni badahangana tujya no gutora ntabwo tuzabatora suko badashoboye ariko bariye byinshi bagende reka bagende akusimura ku 12 muri RNB Medina The Ben Brucemelody uramusaza ko yajeje inkokora gusa ntago ari ngiye urimo kubikora. Anyway mbere yuko wenda tuza